mbabarira reka nkubwize ukuri urukunyumva reka nkubwize ukuri ndagusabye singututse ndakwiyamye Scovia ntabwo agomba kuveyuka igisirikare by my friend urukunyumva igisirikare gifite ukuntu gikora igisirikare afite ukuntu bakora iperereza igisirikare no ahangaha Scovia ni ukugumura rubanda ibingibi Scovia nta kintu niki na kimwe yakoze cyanyacyo urimo kunyumva wowe uraza ukamenyera igisirikare ahangana urashaka kugumuza rubanda ubabwira ko no inosa reka nkubwira ikintu kimwe siko bimeze ibi ngibi ntabwo nemeranya na Scovia 100% sinzi niba turi kubyumvikana ibi ngibi Scovia yashyize nk'amarangamutima niba agomba kuvugira abanyamakuru yagomba kubavugira ntabwo Scovia ari umuvugizi w'abasirikari ku buryo ashobora kuvuga ngo Sengabo ubuzima bwe mu yandi magambo niba uburetse gato aramaze Scovia ntabwo agomba kuvuga ko uburetse gato yawumva umve n'urukiko bemeza gushyira ibintu ibi bintu ngewe ibintu byose Scovia yavuze nta kibazo nari mbifiteho ariko uburetse gato uburyo yabikozemo nibyo dushaka kumenya uburetse gato hano harimo umusore ushaka kurongora kuwa gatandatu hano abana b'abasore bafite akazi abacuruza imisoro hano yafunze bari abafana ba peri nibyo nawe uravuga ko imisoro mu gihugu imisoro yafunze kubera bafunze abahungu babiri b'abanyamakuru niko bivuze cyangwa ngano kugumura rubanda nibyo amaduka mu mujyi wa Kigali imisoro ntizongera gutangwa muri leta kuko bafunze amaduka kuko bafunze rugashu nuri yawe bumve genda gake amaduka banyiri mazu batangiye kuvuga ko bayakodeye ibi ngibi ni ugukigikwa muri rubanda reka wumve bafashe Sengabo perezida wa repubulika yahaye ranka mu gitondo bamugira umuvugizi bamufashe baramufunga Sengabo wohereje wahamagaye umuntu i Kigali ngo amugure uyu nguyu ni umusirikari ni senior officer wowe ushinzwe iki ujya kugenda hari umuvugizi wa RDF ku buryo umenya tugenda ari mu mission kuko yaragiye kujya muri vacances ngo ajye kwirebera ikipe akunda ntiyageze i Kigali ntazi penny murambwira ngo yabaye umufatanya cyaha yinjiye mu cyaha icyatumye umushinjacyaha n'urukiko bemeza gushyira ibintu mu muhezo ni ukugira ngo rubanda n'abayobozi bakuru batarabayoboye urukiko batamenye ahangaha ugumuye rubanda kuri RDF ikintu kirimo kuba ku basivili mu gisirikare nta kindi kuko bazanabyegeka ku basivili ntureba nabi hano se niba uzabyegeka ku basivili barabanje David nakubujije ntiwishinga Mutesi Scovia afite antibari zimurinze David reka kubwanuka David va muri ibi bintu barabeshya ngo abanyamakuru banza bavuga ntabwo RDF ibeshya mute yegata ngo bavuze ko batabashaka ntabwo babashaka niko byari byagenze se rimwe mubizi ntabwo ariko byaje umunyamakuru w'ubwega aho bwangaha umunyamakuru ari mu kiganiro ariko yabyivanye ati ibyo ngibyo nimwe mubizi njye mubinkuremo barababimye uyu mwana ariko aragenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye ngenda mubwira nti hari ahantu ni ukuvuga ngo ahantu ngewe hatumye murabonye Scovia afite nk'amarangamutima akabije ni ukugenda akavuga ngo uyu mugabo Sengabo niba ari Sengabo ngo ubuzima bwe bagiye kuburangiza RDF ntabwo irangiza ubuzima bw'abasirikari babo urukumva ahangaha ngewe none nabonye ko uyu mugore afite amarangamutima wenda ari gushaka ukuntu ahengekereza urumva ariko kugenda ukavuga ko RDF igiye kurangiza ubuzima bw'umusirikari perezida ya promotinze ejo bundi urumva ahangaha nabonye Scovia afite nk'amarangamutima menshi cyane kurusha ubunyamwuga umva hano bafite icyo bagiye kukubaza umwavoka aragukurikiye umushinjacyaha mu mabwiriza tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yaba kwibura nawe ntagera umva akantu kamuriye ngo nuko igisirikare cya aka ngaka niko kantu kariye Scovia kuba yarohereje umuavoka ageze muri barracks baravuga ati wewe sevirane wewe muginga sana wewe tuna mambo dufite uko Scovia ntabwo igisirikare my friend ntabwo ari wohereje ntabwo urungura ari urukiko rumwe rukorera ni heya urukiko rukuru so ahangaha ntekereza ko reka twumve amara mu minsi yanze ko kumwavoka mukurikira ibyo bintu byose birakurikiye mushize mu rukiko mukinzeho ntabwo wari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera ntabwo muzi murebe online nyakubahwa Fande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe aka kantu ahangaha niho nashakaga ahangaha
Scovia kuki adakurikirana abanyamakuru be ageze ahindutse umuvugizi wa Senga bate? Okay, ni umunyamakuru hajya umunyamakuru Vigira Ingabo, uravuze ngo RDF irimo kurangiza ubuzima bw'umusirikare banyu kandi yabaye promoted. Mwumve none nabonye ko Scovia ari gukoresha amarangamutima, ndavuga ati nsimbuke umusirikare wize nka Sengo wumve Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengo Chief of Staff wa RDF Afande Mubaraka ahindutse aje mu bamufasha ate Scovia Mubaraka mwifata umusirikare baba uyobora igisirikare mu butabera ntabwo muzi muhebe online nyakubahwa Afande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera kapiteni Yesu Kristo. Ahangaha uretse gato niba numvishe neza, ni ukuvuga ngo ubuzima bwa RDF nako ubuyobozi bwa RDF niba mbyumvishe neza dusesenguye iri jambo, ubuzima bwa RDF bufashe ubuyobozi bwa RDF bufashe ubuzima bwa Senga wa promotinzwe na perezida ejo bundi bagiye kurangiza ubuzima bwe. wafashe amafaranga y'abasivili akayarya. So Innocent twumvikana ikintu kimwe, uracyahari ya ibi ngibi ntabwo ari byo byonyine deja ko bamaze kubwira isi ukamaze kubwira abaturarwanda ko umugabo bagiye kurangiza kurindimura ubuzima bwe. Uyu mugabo ahamwe n'icyaha agafungwa, yafungwa n'itegeko, ariko muri rubanda twaba tuzi ko uyu mugabo Afande Mubaraka muganga n'umuyobozi w'urukiko rwa gisirikari barangije ubuzima bwe, nkuko umaze kumeshuninga amazina yabo hano gutya. Tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yaba kuyobora nawe ntagera. Reka wumve, amarana umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira. Reka wumve, ibyo bintu byose birakurikiye mushyize mu rukiko mukinzeho. Yesu Kristo. Ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Wumve, ntabwo muzi muhebi uretse cyangwa uyu mugabo uyobora nawe ntagera. Ahangaha ndashaka wumve, aba bantu bahamwe n'icyaha baba bafunzwe n'itegeko muri rubanda, aba bantu baba barenganijwe mu rwego rukabije nk'uko Scovia yamaje kubitangariza abanyarwanda, kuko muri public opinion cyangwa nk'abanyamakuru nk'aho dutangarije utubwiye ko aba bantu ari inzirakarengane. RDF yabafashe ikabakubitaho imiryango ikabashyira mu gihome bakabafunga ari inzirakarengane muri aya magambo. iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira. Ibyo bintu byose birakurikiye mushyize mu rukiko mukinzeho. Ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Mutesi Scovia afashe ubutabera bwa RDF arabusheshe, avuze ko nta butabera burimo, bivuze ngo ibishobora kuva muri uru rubanza byose Mutesi Scovia yatangaje ko nta butabera bubirimo. Ndapfuye umva hano muri make we yamaze guca urubanza, sibyo? Uburetse gato Mutesi Scovia urubanza kubiseho inyundo, avuze ko atubwiye ko muri RDF n'inkiko za RDF zidafite ubutabera. Umva hano igisirikare mu butabera. Ntabwo muzi muhebe online. Umva hano ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Ubwo nyine ubwo ngubwo rero dusabe kuko muri RDF nta butabera burimo, dusabe noneho abantu baze kuburanira mu nkiko z'abasivile. Se Mutesi Scovia we muhe mwumve, ntabwo muzi muhebe online nyakubahwa Afande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo wumve abanje kwibutsa ko uyu nguyu yari umusirikare wize sha. RDF ntabwo irangiza ubuzima bw'abasirikari, ntabwo RDF irangiza ubusirikari. Ni ukuvuga ngo iri ngiri ni ikosa rikomeye, iri ni ikosa rikomeye. RDF ifashe ubuzima bw'umusirikari iraburangiza. Ninde musirikari niba inkiko za gisirikari zirangiza ubuzima bw'abasirikari, ninde musirikari uzongera kujya kuburana? Bana yanjye reka twumve kubera kapiteni. So twumvikane rero, Scovia afashe igisirikare cya RDF n'inkiko zabo azigira amagendu,
Scovia wakoresheje amarangamutima. Scovia wakoresheje amarangamutima, ntabwo ushobora kwangisha inkiko za RDF ngo uzangishe rubanda uvuge ko nta butabera zigira. Sigaho, ntabwo ariko bimeze.